gute ku cyacu? Wigisha gute ku cyacu mu rusengero rwawe? Vuga ahubwo gutanga. Gutanga icyacu. Uzigisha gute gutanga icyacu? Ntabwo tubigisha gutanga icyacu. Tubigisha gutanga. Kubera ko yazamo ijambo rivuga ngo gutanga icyacu. Kubera ko cyakira kuba nk'itegeko ngo bagomba kugitanga. Twigisha abantu gutanga. Muvuga ngo habura Paulo yabigishije, je ushobora kwigisha nkabura Paulo yigishije, kabwira abantu gutanga out of love. So atari dufite igikorwa runaka, tukereka abantu ko ari ngombwa ko duhaguruka tukagikora, nkuko numwe muri twe swate wagize ubukene runaka n'urugingo rumwe natwe, none gamureke duhaguruke nk'itorero tumuzamure. Dufite ubukene mu kanisa bumeze gutya, nimuze twitange tubikemure. Buri wese akitanga out of love. Uko abigaza agafata Bibiliya akayirambura agasoma icyanditswe, yarangiza akakubwira ngo ijambo ry'Imana ryavuze ngo agasoma cya kintu yavuze. None nta kubanza kwibaza ate rino jambo ryabwiraga nde, ni ikihe kibazo yari afite, aha ni ryari, ese ni imbere y'umusaraba cyangwa ni nyuma y'umusaraba. King Power TV1 ni wowe ijwi ryacu, uduha amahoro, uduha icyerekezo. King Power TV1 umucyo mu mwijima, itara mu nzira. King Power TV1 ijwi ry'ab'isi yose riravuga amahoro. Shalom shalom nshuti bavandimwe, turabasuje mwese aho muherereye. Ikaze kandi kuri King Power TV1. Uyu munsi wa none twongeye kandi kugirirwa amahirwe nkuko mwagiye mubidusaba, abaduhamagaye batubwira ngo tuzongere tugarure umushumba atubwire cyane ku bijanye na Bible. Turabasuje cyane mwese aho muherereye, abari muri Afrika, Asia, Europe, Oceania, ku isi yose, ku bantu cyane bakunda ijambo ry'Imana. Uyu munsi wa none kuvuga ngo dufite umutumirwa wacu, mwaramubonye ushize, sinzi ko ari bubibwire, ariko nimba ari ngombwa turaza kumweza ijambo aze kubibwira. Reka tubasabe ku batarakanda subscribe muze kuhakanda, hanyuma dukomeze n'ikiganiro cyacu cy'uno munsi wa none. Abari mu ntambara mwihangane, abari mu bibazo mwihangane rwose, isi niko kwayo, hari abishimye hari abababaye, ariko byose bigira iherezo, nta kintu bitagira iherezo. Umushumba tumuhaye ikaze cyane, reka abanze yibwire kuko hari abashitsi bashasha bamaze kuza, n'abatakuzi baboneremo. Tuguhaye ikaze cyane, wibwira abantu. Murakoze cyane, turishimye kandi kuba hano, kandi tunishima kongera kudutekereza. So ku batatuzi tutabanye ubushize, amazina nitwa Serugaba Alex. Ndubatse, mfite umudamu umwe n'abana babiri. Murakoze. Urakoze cyane. Mfite ibibazo nkabingandi bukubaze. Ko numva kera wagiye winjira indani kandi ntarakubaza neza ngo dusubize. Kandi nkubajije ikibazo mbambajije n'abandi badukurikirana n'abazadukurikirana. Ndakubaza ikibazo kirimo ibibazo nkabingahe. Gutanga icyacu ni itegeko. Gutanga icyacu, umuntu utanze icyacu arusha umugisha ku muntu utagitanze, ni hehe? Cyangwa se gutanga icyacu bihesha umugisha. Gutanga icyacu ni ngombwa. Umuntu ayitanga icyacu ryari, cyangwa se gutyo umuntu atanga icyacu ryari. Icyacu ni itegeko, yego, bihesha umugisha ku muntu wagitanze kuruta utagitanze. Udusobanure muri ibyo bibazo kabingahe, se zimba bibaje neza wakosora wenda wakongera ute se bitanga n'umuvumo utagitanze. Ku muntu utatanze icyacu bitanga umuvumo, yego, kuri uwo muntu utagitanze, yego. Sawa. Niko murakoze cyane, reka tuze kuri ibibazo tugerageze kubisubiza kandi mu buryo buri biblique. Turebe icyo Bibiliya bivugaho, noneho tuze kwigira hamwe twumve igisubizo Bibiliya duheza. Iki kintu cy'icumi ni ikintu giteje urujijo cyane mu bantu benshi, aho bamwe babwira abantu ko bakwiye kugitanga ari itegeko ry'Imana. Kera cya kibazo cya mbere waruvuze
hari abigisha bafatira n'itegeko ry'Imana dukwiye kubahiriza, uryishe kera aba yishe itegeko ry'Imana. Aho ngaho hagakurikira ijambo rivuga ngo nimba wishe itegeko ry'Imana already hari ingaruka zibiri inyuma. Ni ukuvuga ngo hariho kuba wogira urubanza imbere y'Imana, icya kabiri hariho kuba ufite umuvumo imbere y'Imana. Abandi bakavuga ati icya 10 ubu nyine tugitanga kugira ngo kiduheshe umugisha gusa, nta rubanza dufite imbere y'Imana, nta n'umuvumo. Abandi bakavuga ati mugabo nta n'impamvu yo kugitanga muri isezerano risha. So version nyinshi zigenda zisobanura zigaruka ku cya 10, ariko uyu munsi natekereje ngo tuze kugaruka kuri iki kintu. Noneho turebe icya 10 mu matsa ya mbere cyatangiye gute, nyuma gikomeza gute, kiza kuba itegeko gute, hanyuma ubu nyine nyuma y'itegeko kimeze gute. Ibyo rero biradufasha kumva no gusubiza ibyo bibazo warubajije ko ari bine. Ese ni itegeko? Ese hari umuvumo gitanga ku batagitanze? Hari umugisha gihesha ku bagitanze? Ndetse ese utagitanze ni urubanza? Ndetse bamwe bakavuga ati ngo ni ideni tugomba kwishura, ni ideni tugomba kwishura, it's a debt we have to pay. None ndashaka ngo dutangire mu itangiriro, turebaho icya 10 bwa mbere cyavuzwe muri Bibiliya, turebe ubwa kabiri cyasubiye kuvugwa, ubwa gatatu, ubwa kane. None ndashaka ngo tubivuge mu bice bine. Ndashaka ngo tuvuge icya 10 Abrahamu yatanze, tuvuge icya 10 Yakobo yavuze ubwo yahigaga, none tuze mu cya 10 cyaje nk'itegeko mu isezerano rya kera, hanyuma tuvuge icya 10 mu isezerano risha. Ayo magambo ko arane. So umuntu wese udukurikira kuri no channel yacu ya King Power TV1 arabasha gusobanurwa no kwakira ubumenyi bwuzuye kubijanye n'iki kintu. Ariko na mbere yuko ntangira kuri iki cya Abrahamu, ndashaka mvuga iki kintu. Ikibazo si ni cya 10, ikibazo si no gutanga. Iki gitabo Bibiliya ubona hano ni ibitabo 66. Ibitabo 66 birasa nkaho biyobeje abantu benshi. Ubundi ava kwino, ubundi ni library, ni ibitabo byinshi bafashe barabihuza babibumbira mu gitabo kimwe. Bisaba kuba ufite ubumenyi buhagije kugira ngo ubashe kumva icyo bino bintu bivuga. Ubundi biragoye, umuntu araza agafata Bibiliya akayirambura agasoma icyanditswe, yarangiza akakubwira ngo ijambo ry'Imana ryavuze ngo, agasoma cya kintu yavuze. Noneho nta kubanza kwibaza ati ese rino jambo ryabwiraga nde, ni ikihe kibazo yari afite, aha ni ryari, ese ni imbere y'umusaraba cyangwa ni nyuma y'umusaraba, ese aha Yesu yari ataraza, Yesu yari yaraje, ese aha ni mu isezerano rya kera cyangwa ni mu isezerano risha. Noneho ugasoma icyo kintu warangiza ukamukizana ntakigukubita wewe ubu nyine wageze muri Bibiliya binyuze mu rupfu rwa Yesu no kuzuka kwe. Mbere ya Yesu twariho tudafite Imana rurema, nta sezerano twari dufite. Pawulo yaravuze mu Efeso gice cya 2, aravuga ngo twari abo kugirirwa imbabazi nk'abandi bose. None aravuga ngo ariko kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi, yaduhinduranye bazima na Kristo. Twebwe amateka yacu muri Bibiliya cyangwa se mu buzima bw'umwuka ahera ku musaraba. Ariko none umuntu akamaza akamafata Bibiliya, icyo kibazo aho twari turejo bundi twarakigize. Umuntu yamaze amadusomera amategeko y'Abalewi n'ibihano byayo, warangize ni hariya Musa yababwiraga ati nimutubahiriza amategeko ibihano bikurikira bizabazaho. Umwanzi azabatera, bazaza baza ari 5 bica 100 ryanyu. Yamavanga ubu nyine mu minembwe ngo kuba twarahunje twuzuye isi yose, n'abari yazira ntambara zihari ngo twishe amategeko y'Imana. Mune mpamvu ngo 5 bari mu kudutera ngo bakica 100 ryacu. Umuntu umwe ono umushumba wigishije ku cyumweru, agenda agaruka no ku bindi byinshi cyane, aho abantu basigaye ahantu muri dileme, noneho baracanganyikirwa. Koko ibi bintu n'ukuri niko bimeze.
yamagenda avuga ngo bigigwa abarozi ngo uburozi ngo abanyamurenge bimitse ibiki n'ibiki ngo nizo byatumye n'ubu turi no twahunze igihugu cyatewe ngo nitubireka byose igihugu kizakira. niho bonyine baroga, noneho bigaragaye ko ariho bonyine baroga, ariko dukora ibyaha byinshi kurusha abandi, ariko dufite imyitwarire itari yo kurusha abandi bose ku isi, noneho Imana yaduhanye. So ibi rero nibyo nari mpereyeho, ndagira ngo abantu badukurikira bumve iyi context. Nituvuga icya cumi ntitwumve context y'icya cumi gusa, twumve context y'isezerano, cyangwa se twumve context y'umuyoboro cyavugirwagamo buri gihe cyose cyavuzwe, kuko umuyoboro niwe uduhesha kumva neza niba koko natwe kuri none dukorera mu wuhe muyoboro. Number 1 twagiye, ndashaka gutega amatwi neza. Iburahimu niwe wa mbere watanze icya cumi muri Bibiliya, aho nitangirira igice cya 14 dusomye ku murongo wa 20 itangiriro 14:20. Kandi Imana isumba byose ihimbazwe, yakugabije ababisha bawe, nuko Aburahamu amuha kimwe mu 10 cya byose. Uyu ni Melikisedeki warimo avuga. Uyu ni wari umutambyi wabonekeye Aburahamu. Noneho ku bantu batazi aho byahereye haruguru, Aburahamu aho yari ari amaze gutandukana na Loti aho yasigaye muri biriya bibaya by'i Sodomu, abami barateye, Loti baramufata n'ibyo byose bamujana mateka. Aburahamu ngo amenye amakuru, ategura ingabo ze, warangize baja kugwana. Imana iramufasha, batsinda urugamba. Uwatsinda urugamba afata Loti aramugarura n'iminyago ye yose n'ibyo bari bajanye. Icyo gihe nicyo umutanzi Melikisedeki yamwiyeretse, amaze kumwiyereka Iburahimu ngo afata kimwe mu 10 arakimuheza. Ndashaka tubanze duhere kuri iki cya 10 cya Iburahimu. Amagambo ni nkani. Ijambo rya mbere ni cyavuye mu bitekerezo bwe bwite. Niwe watekereje ko ngo reka mfate kimwe mu 10, ndetse yafashe kimwe mu 10 muri biri yari yakuye ku ntambara. Ntabwo yafashe kimwe cy'icumi mu butunzi bwe bwose, kuko mbere hose yahoranye ubutunzi bwinshi cyane. Aburahamu yari umukire, ariko nta munsi n'umwe twigeze tubona Aburahamu afata mu butunzi bwe bwose ngo abare kimwe mu 10 agiheza Imana. Ahubwo noneho nimba wumvishe ukuntu twasomye, Melikisedeki aravuga ngo Imana ihimbazwe kuko yakugabije ababisha bawe. Bigaragaza ngo Iburahimu kino cya 10 yagitanze nk'ituro ry'ishimwe imbere y'Imana, kuko yari yatsinze urugamba. Umuntu wese yumvise context, amagambo abiri y'ingenzi muri iki cya 10 cya Aburahamu. Ijambo rya mbere ni revelation yagize, nihishurirwa ryamuvuyemo. Icya kabiri, yagitanze asa n'uhawe ugarurira Imana ishimwe ku rugamba yagiye akagwana agatsinda, Loti akagaruka n'ibyo byose. Arabati noneho yibwiza kuvuga ngo reka mfate kimwe mu 10 ngiture Uwiteka. Ageza umutambyi Melikisedeki. Ahangaha nta tegeko rihari. Batanga ibibazo ati se icya 10 ni itegeko? Noneho mpere hasi kugira ngo twumve noneho icya 10 aho cyahereye nuko byagiye bihinduka. Igihe cya Aburahamu ni revelation, agitanga nk'ishimwe, ndetse nta naho tubona biri tubwira ngo yakomeje abikora gutyo, ngo tube ngo wenda guhera uwo munsi byabaye itegeko. Oya, byaje rimwe aragitanga, nyuma yaho nta handi biratweretse Aburahamu yatanze icya 10. Ngire ngo urumvise hano wegeze avuga ngo nzahora ngitanga. Ntabwo yavuze ngo ngomba kuzahora ngitanga, nta nubwo yavuze ngo namwe abandi bose muzahore mubigenza gutyo. Iki ni ikintu cyaje rimwe bitewe n'igikorwa cyari kibaye. Noneho ngo arangize yibwira mu mutima we ko yoshima Imana, agafata 10% y'ibyo bintu akabiheza Imana mu ishimwe nk'iryo. Umuntu wa kabiri ni Yakobo. Ndashaka ngo dusome Yakobo wumve niwe wa kabiri muri Bibiliya dusanga mu ijambo icya 10 ni Yakobo warivuze. Ndashaka ngo dusome Itangiriro 28 duhereye kuri 20. Aha turahasanga Yakobo wahiga umuhigo. Noneho Yakobo nta nubwo yagitanze, ni umuhigo yahize. 28
duhereye kuri 20 Itangiriro kuri 20 haravuze ngo Yakobo ahiga umuhigo ati, abantu badukurikira nibumve, Yakobo ahiga umuhigo ati Imana nibana nanje ikandindira muri uru rugendo ngenda, ikaja impa ivyo kurya n'ivyo kwambara. Harimo guhiga. Nishage yaravuye ahunza, ngire ngo ari mu rugendo ahunze Esau, aja kabiri aza kuvugamo iri jambo, niribuye nshinze kinkingi izaba inzu y'Imana, kandi kubyo uzaja umpa byose sinzabura kuguha kimwe n'icumi. Yes, abantu badusobanura. Ubwo ni kangahe? 22 28 Uyu ni Yakobo. Noneho yatangiye urugendo rwo kuja arimo kuja, noneho karashaka kwiragiza Imana, hanahiga umuhigo. Banza mvira ijambo. Yes. Uyu muhigo nta muntu wamubwiye ngo higa, ni ibintu yibwiye muri we, sibyo? Yes. Ubu nyine habe nawe ubwawe, noneho ntaranagerana na kure, habe nawe ubwawe ushobora kuvuga ati Imana na applyinze ahantu akazi, sibyo? Muri urwego rwa Yakobo hano na applyinze akazi keza, ahantu habonetse opportunity na applying akazi. Mana numfasha akazi nkazakabona, numfasha akazi nkazakabona. Umushahara wanje zazafata 5%, muzane nkishimo. Umushahara wanje zazafata 20%. Wumve ngo ntategeko rivuga ama pourcentage agomba kubaho hagati aho. Ni revelation umuntu ahawe, nihishurirwa nuko we watekereje. So Yakobo nawe arahiga aravuga ati Imana numfasha bikazagenda nkuko yarabivuze, nzajya mfata 10% y'ibyo ntunze uzaba wambaritse nabyo bigutangire. Ariko naha turangiriza histoire ya Yakobo, ntaho tubona Yakobo ahigura. Ntaho yakomeje kubikora, ntaho tubona biranta cyakomeje ngo bivuge ngo Yakobo ngo atanga icyacu ngo arakomeza ngo abisaba n'abandi gucyoya. Naha n'umuhigo gusa yavuze ngo nzatanga kimwe mu 10 nuramuka umpaye iyi migisha. Iki cyacumi cya Yakobo naco kiri amacyenda gusa nakijya cya Abraham. Uruva nawe byavuye muri revelation yiwe. Arahiga kandi noneho navyo bigiye kugaruka nk'ituro ry'ishimwe kuvy'Imana izaba yakoze. Urumva nundinda ukagira gutya na gutya na gutya nanje zagira gutya. So ni ikintu cyagikomoka muri wewe mu gitekerezo cyawe, ugiye kukizana nk'ishimwe kuko Imana izoba yakoze. Aha nganda ndazo kuvuga ngo harimo ngo umuvumo n'ibiki kuko si itegeko, ni wewe. Nubikora ni wewe, nutabikora ni wewe. Icyo niyo cyacumi cya kabiri dusanga muri Bibiliya. Icyacumi cya gatatu aricyo cyateje confusion zinini, ni icyacumi dusanga mu Isezerano rya kera. Iyo tuvuga mu Isezerano rya kera tuba tuvuze amategeko. Ni icyacumi cyazanywe n'amategeko. Icyo gihe Yakobo yaraki ahabwa isezerano ko nubwo ahakuri inkingi y'amabuye aha niho yitiwe izina Israel. Bisobanuye ngo bisobanuye ngo aba bana biwe bose bari bataravuka. Era ataranashaka bari abagore. Baraherire cyo nura mugore wundi ko abaje no kumuriganya. Nyuma za kuzara abahungu 12 baje kuja ibunyage muri Egiputa, nyuma baza kuvayo noneho Imana bakoresha kuberekeza mu gihugu cy'isezerano. Ngo bagere ku musozi Sinayi. Nashatse kugira ngo mvugira ijambo abantu bumva byahereye. Urugendo rwabaye hagati ya Egiputa no ku musozi Sinayi, rwari urugendo batari bafite itegeko na rimwe. Imana yari yarahisemo kubarongora kubasha imbere yonyine, nijoro ngo ikababera inkingi y'umuco, manywa ikabera inkingi y'umuriro.
nijoro indi ukumanywa inkingi y'igicu. Igicu ya. Ibi bisobanuye ko bwari ubuyobozi bw'Imana nyine yari yavuze ngo nzabijana mbageze muri Egiputa. Ariko ngo baje kugera ku musozi Sinayi batangira kunungunika myoni mwabo bavuga tese tuzabaho gutya nta muyoboro dufite nta muntu uyoboye ntaki. Imana ngo babone batangiye kugira gutyo nibwo hamagaye Musa ngo zamuka umusozi Sinayi uze nguha amategeko. Imana imuha amategeko. Kuva icyo gihe Imana igirana isezerano nabo baravuga uz'Uwiteka byose avuze tuzabyubahiriza kandi tuzabyitondera. Ayo yari amategeko 10 yanditswe ku bisate by'amabuye, amategeko 603 yandi yose hamwe yateranije bayanditse mu gatabo k'amategeko. Bisobanuye ngo byose baravuga ngo tuzabikora. Ariko noneho Imana ibaheza amategeko abantu bumve iki kintu. Haba n'amategeko y'ibihugu. Iyo giswe itegeko rari rifite n'igihano cyaryo. Nurikora gutya ntangaruka, nutabikora gutya bifite ingaruka. Imana muri ayo mategeko 603 aho twakuyemo 10 yari yanse ku bisata by'amabuye. Aya 10 niryo sezerano. Kurumva? Yes. Aya yandi yari yanse mu gatabo k'amategeko agabuye mu bice bitandukanye. Hari amategeko y'imihango ari abagiraga ibitanzwe n'ibiki minsi mikuru. Hari andi amategeko bitaho ni amategeko mboneza mu bantu, civil laws, avuga hejuru ubuzima bwabo muri societe n'ibindi ni menshi cyane. Uyu munsi hano ndaguheza umwanya sinkubaza ibibazo byinshi cyane sobanurira abantu hanyuma yakomeza. Ndatekereza ko kugeza umwe dushoreranye babumva aho tugeze. Noneho iki cya 10 wari uvuze ngo se n'itegeko nicyo tugezeho. Muri aya mategeko Imana ibabwiramo n'ijambo cya 10. Cyo kimwe no gukebwa, cyo kimwe no kutambarana abagabo n'abagore, cyo kimwe yari amategeko 100. Kandi iyo wishe rimwe kandi noneho byari bivuze ngo ni wica rimwe umuhumura kujaho. Ni kimwe na hano ayo mategeko y'ano ku isi kuko hari amategeko agenga umuhanda, hari amategeko agenga umunyakazi. Rero iyo wishe rimwe naryo baragufunga kandi bakagufunga nyine bijanye na rya tegeko wishe kewe nawe ubaye umunyacaha. Reka dusome Bibiliya. Noneho twumva icya 10 kubera iki Imana yagihisemo ko nacyo kiza muri aya mategeko. Hanyuma icyo gitekerezo Imana yagikuye turacyari mu itangi tuje mu Balewi. Abantu badukurikirana barambure Bibiliya tuje mu Balewi. Reka duhere 27 duhere kuri 30 tugeze kuri 32 hanyuma tuze gusoma kubara 18:24 niho hariho hazingi ijambo nshaka kuvuga. Yes. Duhere mu Balewi. Abalewi 27:30 kuri 30 bavuze ngo mu bimeze byo mu butaka byose naho yaba imyaka cyangwa imbuto z'ibiti. Wumve noneho ukuntu byari bimeze. Naho yaba imyaka cyangwa imbuto z'ibiti kimwe mu 10 ni cy'Uwiteka, ni cyera cy'Uwiteka. 31 umuntu nashaka kwicungurira ico muri kimwe mu 10 akwiye gutanga akigeretseho igice cyaco cya 5. Asimpatinda 32 kimwe mu 10 cyo mu masho yose cyangwa imikumbi yose muzinyura munsi y'inkoni
baziba munsi y'inkoni bazibarisha zose. Imwe mu 10 ije iba iyera y'Uwiteka. Noneho tuje ahanarivuze mu Kubara. Tuje mu Kubara. Mu Kubara 18:24 hari very interesting point. 24 18. Havuze ngo kuko kimwe mu 10 kizatangwa n'Abisiraheli bakagitura Uwitekaho ituro ryerejwe ngihaye abalewiho gakondo. Nicyo gitumye mbabwira yuko batazagira gakondo mu Bisiraheli. Iyi point wayumvise? Subiramo gatoya. Kuko kimwe mu 10 kizatangwa n'Abisiraheli bakagitura Uwitekaho ituro ryererejwe ngihaye abalewiho gakondo. Ngihaye abalewiho gakondo. Nicyo gitumye mbabwira yuko batazagira gakondo mu Bisiraheli. Hana kiravuga ngo umurage. Aha. Urumva iwakoresha iyo version cyangwa se version y'umurage. Hano narivuze ngo se iki gitekerezo Imana yabaragikuye hehe ciki cya 10 yazanye muri iki gihe cy'amategeko. Mbere twabonye Abrahamu yaribwirije. Bwa kabiri tubona Yakobo nawe arimo guhiga, arahiga aribwiriza, aravuga Imana nifasha bikazagenda uko mbishaka. Nzafata kimwe mu 10 ngitura Uwiteka. Bya kera ritangiye ku musozi Sinayi, Imana ibaheza amategeko ibizanye noneho nk'itegeko. Iravuga ngo guhera ku myaka yanyu yose imbuto z'ibiti, amashyo yanyu yose, yose kimwe mu 10 cyabyo n'icyanje. Mukuye kujya 90, kimwe mu 10 10% ni yanje. Noneho ngo dusome hari mu Kubara Mose arimo kwandika aravuze ati abalewi ku bantu wenda bataza amakuru ya irasano rya kera. Abalewi nta gakondo babonye. Babivuze hano byo barimo avuga hariya. Abandi bose bamaze gushika mu gihugu cy'isezerano muri Kanani bahawe ubutaka, bahabwa aho kuba, gutura, guhinga, aho kororera, ibiki byose. Abalewi Imana yari yarateguye inzu ya Lewi kugira ngo bazakora umurimo w'Imana. Kandi uwo murimo w'Imana bakoraga nta wundi ni ugutamba ibitambo. Barabatambye. Yani Imana yabahaye kuzahora bakora uwo murimo ibihe byose. Bira yavuze niyo mpamvu badakwiye kugira gakondo ariyo yose yindi bazahabwa. Gakondo nabateganirije ni iki cya 10. Yes. Aha bishatse kuvuga iki? Aha bishatse kuvuga ngo iki gitekerezo Imana yagikoze kugira ngo ibashe kuriwadinga. Iravuga ngo kibahereye impano. Wumva kibahaye kubera umurimo bakora. Kurumva iki kimwe mu 10 kibahereye kubera umurimo bakora mu ihema, kibahereye kuba gakondo. Nico kizabatunga nabo. Abisubiza mvu nyine abantu bagenda bavuga ngo mu cyacu mu biki ngo ni cy'abatambye mukizanira abatambye. Noneho bakabyitiranya n'ira system yo hambere. Sunda abatambye ni nabaki dusobanurira. Mbere ko abatambye ni Abalewi. Gusa. Abalewi Imana yarateguye inzu ya Lewi kugira ngo bazakora umurimo w'Imana. Kandi uwo murimo w'Imana bakoraga nta wundi ni ugutamba ibitambo. Barabatambye.
Abalewi n'umwe mu miryango 12 ya Yakobo mutarahawe gakondo yabo kwari ugukora umurimo wo gutambira ibyaha indi miryango 11. Ako niko kazi kabo. Noneho hano Bibiliya yavuze ngo bano bantu nta yindi gakondo bagomba kugira. Nta yindi gakondo bagomba kugira. Gakondo yabo niki? N'uyu murimo. So nimugende namwe muhinge, mworore, mweze, nimurangiza mufate ibyanyu byose mubare kimwe mu 10 mukizane. Bari barubatse amazu y'ibigega bashiragamo, numva byari ibintu byinshi cyane, amazu manini cyane. Mukizane tugiheze kwa Lewi nabo babone uko bagira gute babaho. Kandi ntuvanga umutambyi wumve systeme y'ibitambo. Ntabwo hobaho umutambyi hatariho igitambo. Bazamva iyo key point. Ntabwo hobaho umutambyi hatariho igitambo. Wita umutambyi kuko ufite icyo utamba. Mbere yuko Imana ishiraho umutambyi yaje gushiraho systeme y'ibitambo. Umara gushiraho systeme itegura abazoza batamba ivyo bitambo. Abo ngabo rero baza kuba Abalewi. So kuri none yo tuvuga ngo abashumba n'abatambyi twaba tugiye kwitiranya cyane. Aramutambyi utanga igitambo, nimba ari umutambyi atanga ikihe gitambo? Naba nkusubiza nawe. Nuvuga ngo abashumba bose nta mutambyi bari gute? Kubera iki yitwa umutambyi? Turashaka muri systeme y'ibitambo. Oya noneho ni ukuvuga ngo tubijanishe. Nimba uvuze ngo ari umutambyi, then hariho n'ibitambo azaza atamba. Hari ibitambo dutamba. None se kuko abantu batumva iyi systeme y'iri sezerano uko yakoraga, yari systeme aho bari bubakiye ku mategeko. Muri ayo mategeko yaravuga ati umuntu nakora icyaha azaza yirukanka yenda ikimasa, yenda inyana y'ihene, igipfura, intama, agenda afata abandi bakene bazana ifa abandi numa kugira ngo zibashe kumena amaraso byaha byabo bitwikirwa. Iyo ni yari systeme. No kuvuga ngo nimba inuma, ibimasa n'intama n'ibindi bitarimo kubagwa kugira ngo umutambyi akora ku kazi, akandi kazi akora ku butambyi nakahe. Noneho Bibiliya ikavuga neza akavuga ngo ibi byose ngo byashushanyaga ubutambyi bw'isezerano risha. Aho Yesu ngo yahindutse umutambyi agahinduka n'igitambo, kandi ngo abashe kwinjira hera rimwe ngo bibe bihagije iteka ryose. Yesu ashimwe. Amen. Nuvuga ngo Abalewi bashushanyaga umurimo w'ubutambyi buzazanwa na Yesu, aho Yesu yagombaga kuza gutamba igitambo kimwe ngo kibe gihaha burundu. Noneho kugira ngo binyuze muri ico gitambo amaraso ye atweze rimwe kugeza ibihe byose. So umwanzi w'Abaheburayo aravuga ngo gushaka kw'Imana niko kwatumye ngo twezwa ngo tubiheshejwe n'uko umubiri wa Yesu Kristo watambwe rimwe ngo bibe bihagije iteka ryose. So iyo uvuze ngo uri umutambyi kuri none wabwiye guhindura ubusa igitambo cya Yesu Kristo. Waba uvuze ngo umurimo wa Yesu Kristo ntabwo wahagije kugira ngo ubashe kweza no gutunganya rwose abo yabikoreraga. Then wowe gusura guhaguruka usubire muri iriya systeme yo hambere. So Abalewi umurimo wabo w'ubutambyi wagombaga kurangirana n'isezerano bari barimo. Umva ikintu. Umurimo wabo w'ubutambyi wagombaga kurangirana n'isezerano bari barimo. Iri sezerano rero byagombaga kurangira ku musaraba. Iki cyacumi bahabwa nacyo kubera ko bakoraga uwo murimo nacyo cyagombaga kurangirana na rya sezerano n'ubundi. Ntabwo amategeko yandi yose yarangiye ubu nyine ngo tuvuge ngo isabato nta kibazo, aho ubu nyine isabato bitwara isabato ubundi wari kuwa gatandatu samedi. Twebwe Abaroma barabihinduye babigira ku cyumweru. Kera aho ngaho bishisabato burundu. Icya kabiri ubu nyine nko gukebwa.
byari itegeko ku munsi wa 8 bagomba gukeba abana babo, circumcision. Kuri none abana bakorewe circumcision abasirconcisé ni sawa, abo batabikoreye nta rubanza afite imbere y'Imana. Mu bintu bya kera iyo wambaraga imyenda ifite tubara twinshi cyari icyaha, baguteraga amabuye ugapfa. Iyo umugabo yambaranaga n'umugore cyari icyaha, bagutera amabuye ugapfa. Iyo warongoraga ugasanga umukobwa warongoye ntabwo akiri vierge, bamuteraga amabuye agapfa. Ni byinshi cyane bitandukanye. So icyacumi rero ni byose byari muri ari amategeko yose agize aya mategeko 603. None icyo tuvuga ni iki ngiki rero, iki cyacumi cyagombaga guhabwa abalewi. None umwase w'Abaheburayo mu gice cya 2 waje gusobanura arafanga ubutambyi bwarahindutse, ntago bukiri kwa Lewi ahubwo bwagiye kwa Yuda. Kandi mu mutambyi wo kwa Yuda ngwiwe si umubiri ngo turamuheza ibyo kujya ngo arye. Urumva? Kwa Lewi byari physical, bari abantu bambaye umubiri bagomba kubaho kandi bakaba nta gakondo bahawe, bagombaga kubona ibibatunga. Imana itegeka ko abandi bose bagira gute, bagenda bagahinga bakorora bakagira gute, bakazana kwande kwa Lewi kugira ngo nawe agire gute abeho. Ariko twebwe kuri none umutambyi mukuru w'isezerano risha ntabwo yakomotse mu muryango wa Lewi, ahubwo igitangaje yakomotse mu muryango wande wa Yuda, itari mu muryango wa Yuda. Kandi noneho ngo ubutambyi bwe yakoze akaba iwe atari umuntu ngo twoheze ibyajya umubiri, ni umwuka. Ahubwo twebwe ngo tugomba kwemera icyo yakoze twebwe kugira ngo tubashe kubeshwaho naco. So turangiza iri jambo ry'iki cyacumi cy'amategeko, mu zukuri ntaho kigeze kireba umuntu udakomoka kwa Yakobo. Batubabarira hariho za rufutura hano cyane, abantu benshi ko barakorora, no kutwihanganira. Noneho tugaruke kuri iri jambo cyahawe imiryango 11 ya Yakobo. Wa 12 uvuyemo niwe bagombaga kukigenera. Abandi bose bari hanze y'umwa Yakobo ntabwo bari bagenewe iki cyacumi, ntabwo bagombaga kwitanga kandi kuko bari hanze y'isezerano. Iyo niyo point. Iri sezerano rya kera ry'amategeko ryahawe imiryango 12 ya Yakobo. Abandi bose le reste du monde ntizabarebaga. Kandi iri sezerano harimo n'iki cyacumi, harimo na hari dusoma mu Balewi, ariho ushaka kugira ngo nangirize iri jambo ku gice cya 3 cy'Abalewi muri Malaki nako ku gice cya 3 ari abantu batinda cyane bakazana bira by'imivumo n'imigisha. Ariko nukwera ko batumvise context y'iri jambo. Bashaka ngo abantu tuje muri Malaki 3 duhere kuri 7. Malaki bashaka ngo duhere kuri 7 tugere ku 10. Noneho wumva icyo bavugaga muri context nyayo y'ukuri, icyo basobanuraga ari nacyo abantu basanga se Malaki 3 kuri 10 havuga gute. Yagiye gusobanura imivumo n'imigisha. Umwanzi w'iki gitabo atangira andika amagambo kuri 7. Uhereye mu bihe by'abasogokuruza banyu muhora muteshuka mukareka amategeko yaje timuyitondere. Uruva tangiye kera bagira gute aba approaching ababwira ukuntu ngo guhera kuri basekuruza bagiye bica amategeko. Nituvana icyacumi we wumva itegeko, abantu badukurikirana. Nituvuga icyacumi hano wumve itegeko. Tumve ngo icyacumi gusa gutanga, wumve ko ari ukwica itegeko. Aravuga ngo uhereye mu bihe by'abasogokuruza banyu muhora muteshuka mukareka amategeko yanje ntimuyitondere. Nimungarukire naje ndabagarukira, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Nyamara murabaza muti tuzagaruka dute? 8. Mbese umuntu yakwima Imana ibyayo? Uruka ko twasomye baravuga ngo icyacumi n'icyanje. Ese twakwima umuntu yakwima Imana ibyayo, ariko mwebwe
mwarabinyimye. Nyamara murabaza muti twakwimye iki? Mwanyimye imigabane ya 1/10 n'amaturo. Kw'icenda. Muvumwa, bazumvira ijambo. Muvumwa wa muvumo kuko ishanga ryose uko mungana mwanyimye ibyanje. Urumva? Kuri 10. Nimuzane imigabane ya 1/10 ishitse. Mubishire mu bubiko, inzu yanje ibemo ivyo kurya. Tekereza none abantu bagaruka cyane. Ngaho ni mubingeragereshe niko Uwiteka Nyiringa bavuga, murebe ko ntazabagomororera imigomero yo mu ijuru, kabasukaho umugisha mukaburaho mukwiza. Wanumvise? Ndashaka wumve context y'iki kintu n'abantu badukurikirana bumve iki upfa kugisoma gusa cyane. Ijambo rya mbere hano ko barabwira abanyesiraheli bitewe n'isezerano bari bafite. Yatangiye bati guhera kuri basokuruza banyu bahoze bica amategeko. Muri amategeko harimo n'iki cya 10. Uko bagiye babikora bica isezerano niko namwe mukomeje kubikora mukica isezerano. Niba mwishe isezerano hari havuze ngo nico cyatumye muvumwa wa muvumo. Uwo muvumo uri mu gutegeka kwa 2 igice cya 28 aho batangira bavuga ngo ni witondera amategeko yaje yose gutegeka uyu munsi imigisha ikurikira izakuzaho. Nutitondera aya mategeko imivumo ikurikira izakuzaho. Yes. Urumva? Noneho uwo muvumo igihe cyose bicaga aya mategeko bagigwagaho na wa muvumo. No mpamvu hano ku 8 muhabwa wa muvumo mugirwaho na wa muvumo. Uwuhe ujya kuba mwarisha iryo tegeko. Kurumva? Mwanyimye 1/10 muvumwa wa muvumo. Uwuhe muvumo? Ujye uvuga ngo ni mutitondera amategeko yaje imivumo ikurikiriza abazaho. Bazabatera ababice za mugiga zizaza muzagira gute na gute na gute na gute. So namwe mwanyimye 1/10 cyanje byari itegeko bituma wa muvumo ubazaho. Nuko none kangandiza abantu badukurikiye hariya tugana ku musozo wenda wiki kintu tuvuga uko tugomba gutanga mu isano risha. Munsi niho yavuze ngo nimuzane imigabane ya 1/10. Nimubingeragereshe murebe ko ntazabagomororera imigomero ibintu mukabibona mukaburaho mukwiza. None abafaka bati ntimubona rero ko icyacu gitera umugisha. Nimungeragereshe nimungerageze murebe. Ariko ndibumve context. Imana arishatse kubabwira ngo nimusubire mukora iki tegeko rivuga. Nimukora iki tegeko rivuga mugatanga nkuko nabibabwiye. Kwa gutanga kwanyu naravuze ngo nimutanga nkuko nabibabwiye imigisha ikurikiriza abazaho cyane. So gutanga cyangwa se kubahiriza itegeko reka ndeke kuvuga ngo gutanga. Kubahiriza itegeko mu isano rya kera ko ari ryo sezerano bari barimo zatangaga umugisha. Kugica bikazana umuvumo. Ubwo rero Imana arimo abwira ngo ni mugitondere wa mugisha n'ubundi uzanwa no kwitondera itegeko ubazeho. Je nta rubanza mfitanye namwe. Urubanza nuko mwishe itegeko muvumwa wa muvumo. None nimugaruke muze mu isezerano mwubahirize itegeko. Noneho wa mugisha ubazeho. Nije gusa ni simbo nuko ari mavuga. Abaro vanga umuntu wese ngo zana ngo icyacumi cyawe ngo ko Imana ngutagomorora imigisha ubundi ubinyine imigisha yakingiwe he. Nuko noneho dusomye nk'abagalatiya rero tugana ku musozo Pawulo agiye kuvuga twebwe tuje mu isezerano risha. Abagalatiya igice cya 3 duhereye ku murongo wa 11. Kuri 10 aravuga ngo abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose ni ibivume. Abagalatiya kangahe? 3:10 duhereye ku 10. Pawulo yavuze ngo abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose ni ibivume. Kuko byanditswe ngo havumwe
umuntu wese udahirimbanira ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko byose ngo abikore. Uyu niwe muvumo wabazagaho igihe bananiwe kubikora, harimo na kiriya cya 10. Reka nsome kino gitabo kabisa. Ngaho gisome. Iki gitabo turi gusoma mu Galatiya 3:10 haravuze ngo abishingikiriza ku mirimo itegetswe n'amategeko bose ni ibivume, kuko byanditswe ngo havume umuntu wese udakomeza kwita ku bintu byose byanditswe mu mizingo y'amategeko mu mizingo y'amategeko ngo abikore. 11 akavuga ngo zongeye kandi biragaragara ko nta muntu Imana ibaraho gukiranuka bitewe n'uko yakurikije amategeko, kubera ko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. 12 akavuga ngo ubwo rero amategeko nta sano afitanye no kwizera, ariko uyakurikiza azabeshwaho nayo. Rangiriza kuri 13. Kuri 13 akavuga ngo Kristo yaraducunguye adukiza umuvumo w'amategeko ubwo yabaga. Kasubiremo. Kristo yaraducunguye. Witonze niho nashaka guha umwanya wose. Abagalatiya 13:13 akavuga yego. Kristo yaraducunguye ubwo yadukizaga umuvumo w'amategeko. Umuvumo w'amategeko ubwo yabaga ikivume mu cyimbo cyacu, kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese umanitswe ku giti. Ndashaka ngo turangize iri jambo gutya. Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko, ahindutse ikivume ku bwacu, kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese umanitswe ku giti. Bene data badukurikira kuri iyi channel, mwumvira ijambo. Aba bantu bahawe isezerano ryari rihetse umuvumo rigaheka n'umugisha, ariko hagati muri aho byaterwaga n'uburyo kibo bitwaye muri ibyo bintu. Iyo bubahirizaga iri sezerano bahabwaga umuvumo, iyo bubahiriza bahabwaga umugisha. Iyo bicaga iri sezerano ariyo mategeko bahabwaga umuvumo. Noneho Pawulo agiye gusobanura, agiye kugaragaza irindi sezerano risha twahawe, ari we Yesu Kristo. Aravuga ngo noneho Kristo twebwe yaduhindukiye, no kuvuga ngo Kristo yaducunguriye kugira ngo adukize umuvumo w'amategeko, ngo yemeye guhinduka ikivume ku bwacu kugira ngo ya migisha yose ya Abrahamu n'ingabo ze yose itugereho. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo twebwe imigisha yacu yose niko yatangiye avuga mu Efeso igice cya 1. Aravuga ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ishimwe kuko yaduhereye imigisha yose muri Kristo Yesu. Yesu Kristo yaje ari we package yuzuye izingiyemo imigisha yacu yose, iri abo bashakira mu kwitondera aya mategeko. So kuri none twebwe Pawulo n'izindi ntumwa, Yohana ntacu yavuze ku cya 10, Matayo ntacu yavuze ku cya 10, Luka ntacu yavuze ku cya 10, Pawulo mu nzandiko 13 ntacu yavuze ku cya 10, Petero mu nzandiko ze 2 ntacu yavuze ku cya 10, Yohana mu bitabo bye 5 ntacu yavuze ku cya 10, n'abariya bose. Noneho ubu nyine niyo nyigisho ikomeye yigishwa ahantu hose, kandi bakayigisha ngo tuyitange nka kuriya abalewi bayihabwaga, kandi twebwe nta mulewi dufite tuyiha. Wari wagize icyo kibazo. Ubu nyine mu isezerano risha dufite birava ngo bamwe bagize kuba abapastori. Pastori si umutambyi, ni pasiteri, profete, umuvugabutumwa, intumwa, abarimu, ministere 5, umwarimu, umuvugabutumwa, intumwa, umuhanuzi, umupastori. Ayo mazina arahagije.
arahageze ngombwa ngo nyitwe pasiteri subire nyitwe umutambyi. Niza muri titire y'ubutambyi harama haboneka systeme y'ibitambo. Se aya matayito yarahaba mbere ntiyarahabaga nta bashumba bahabaga ngo abapasiteri ngo baki, yaje nyuma ya Yesu. usibye ko muri Bible twumva gusa ngo intumwa Paul abapasiteri twumva. Ni ukuvuga ngo kera bakoreshaga ba bishop b'i Roma, muri katolike n'ahandi bakoreshaga ngo bishop, overseer, amaterume nkayo. Pawulo ubwiwe niwe wivugiye aravuga ngo Imana yagize bamwe kuba abapasiteri, yani yo ni imirimo ni fonction Imana yahaye bamwe. Abapasiteri ni ukugira ngo babashe gushumba intama. Abarimu yabahaye ubwenge bwo kwigisha no gusobanurira abantu ubwenge bw'Imana n'ibyahoze mu mugambi w'Imana kuva kera kugeza uyu munsi. Intumwa yaziye kugenda bagera kure bigisha babwira abantu byo gupfa no kuzuka kwa Yesu, abizeye bakabatizwa, barangiza bagafungura amakanisa bakayaheza pasiteri, bityo bigakomeza n'abandi bose. So izo nizo ministeri zigize isezerano rishya. Ministeri y'ubutambyi yarangiranye n'isezerano rya kera. Umutambyi wacu ari we Yesu Kristo yakoze umurimo rimwe ngo bibe bihagije iteka ryose, kandi ngo yawukoze mu buryo bwuzuye, nta vide yasigaye ikeneye undi mutambyi wo kuza kuyihagararamo. Ni kuvuga ko udatanze icyacu mu bunyine nta muvumo ufite. So ubu nyine rero bitewe n'isezerano turimo, isezerano ryacu ntabwo ari iry'itegeko. Umuntu udakora gutya mufite umuvumo, umuntu ukora gutya nta muvumo ufite. Twebwe biravanywe nk'uko Yesu yabikoze natwe ariko tubikora. None twebwe dutanga kubera ko natwe Yesu yaduhaye ikiremereye cyane. Niba Imana yaratanze umwana wayo, natwe noneho rero turatanga out of love. Paulo nico nshashatse kurangirizaho. Paulo aravuga ngo umuntu wese azatanga atinuba, adahatwa, kuko yabigambiriye mu mutima we. Kurumva tugiye kugaruka muri bya bintu bya Abrahamu nande na Yakobo. Uko umutima wakwemeje, umutima nakubwira bitewe na circumstance runaka bwo gushima Imana, bitewe n'ishurirwa wagize, fata ifaranga n'Imana yakubasaniye uvuge ngo uyu munsi ukwezi kwaje kose ndagutanga kubwo gushima Imana. Uyu munsi ndatanga 50% y'umushahara wanje. Uyu munsi ndafata 10%, uyu munsi ndafata 5%, uyu munsi ndafata 1%. Sorry. Noneho rero nta tegeko ribivuga ngo mukore inikema 10%, mukore inikema 20%, mukore inikema 50%, kuko ntabwo turi muri systeme y'isezerano ry'amategeko. Ubu nyine twebwe tuyoborwa n'ubuntu bwo kwizera Yesu Kristo, tuyoborwa na Mwuka Wera, tuyoborwa na Yesu niwe muyobozi wacu. So kuri none rero abakristu itorero ntabwo tugomba gushirwaho igitutu muzo dukora, ahubwo twebwe tuyobowe n'urukundo ruva mu gutahura icyo Yesu yakoze ku bwacu, noneho tugatangira natwe tugakoresha uwo mutima ukunze ubushake, tugatanga uko tusunikwa na Mwuka Wera kubikora. Murakoze cyane. Ikibazo pastor, se mu rusengero rwawe bisagira amatsiko yo kubaza, se uzayigisha gute ku cyacu? Wigisha gute ku cyacu mu rusengero rwawe? Vuga ahubwo gutanga. Ya gutanga icyacu uzigisha gute gutanga icyacu? Ntabwo tubigisha gutanga icyacu, tubigisha gutanga. Kubera ko hazamo ijambo rivuga ngo gutanga icyacu. Kubera ko cyakira kuba nk'itegeko ngo bagomba kugitanga. Twigisha abantu gutanga. Mu kuvuga ngo ntabwo Paulo yabigishije, je ushobora kwigisha nko Paulo yigishije, kabwira abantu gutanga out of love. So atari dufite igikorwa runaka tukereka abantu ko ari ngombwa ko duhaguruka tukagikora, nkuko numwe muri twe swate wagize ubukene runaka n'urugingo rumwe natwe, none gamureke duhaguruke nk'itorero tumuzamure. Dufite ubukene mu kanisa bumeze gutya, nimuze twitange tubikemure. Buri wese akitanga out of love, uko abigambiriye mu mutima we bingana n'ubushobozi bwe, takuvuga ngo tanga gutya na gutya na gutya na gutya, nutabikora hari ikintu kikuriho. So iyo hagaruka context ngo se mutanga guti cya 10, kera ko birazana ya mindset yo kumva ko tugomba kugitanga kuko byari byanditswe ko gikwiye gutangwa. So biriya bari abantu bombi za revelation,
hano biba itegeko. So kuri twebwe tubwirwa gutanga, umuntu wese atange uko umutima we amutumye, adahatwa, atinuba, atitotomba, ntabwo gufatirwa ku ijosi, ahubwo mubabwiriza urukundo rwa Kristo, urwo rukundo rwaje mu mitima yabo rukabahesha, rukabasunikira kumva ko n'abakwiye kwitanga, bagatanga imbaraga zabo, umwanya wabo ndetse n'ifaranga zabo. Nuko twe dutinda ku ifaranga, ariko hanini hari ugutanga umwanya wawe, ugatanga imbaraga zawe, noneho ugatanga n'ubushobozi bwawe, kugira ngo abandi bene data nabo aya makuru y'ubutumwa bwiza azabashe kubageraho. Aha, ikindi kibazo wenda gitandukanye n'izo kwa turimo. Yego. Ese ibyo guca ku ndaraza, ibyo gucisha abantu ku ndaraza, kuko ruguru kera twarabikora. Ruguru kera twarabikoraga, ariko ubu nyine sinzi ko bikibaho. Kandi barabikoraga bagacisha abantu ku ndaraza bikagenda neza. Sibye ko hano hari umuntu numvise bacishe ku ndaraza, nako niwe waje kwiriga, bitewe n'ibyo yari arimo, umutima nama wiwe umubwira ko yakoze amakosa, aje kwiriga ku mupasiteri wiwe. Ageze ku mupasiteri w'izo yamubwiye, aramubwira ati ntibisanzwe, nuko nyine birashika, umuntu nawe ni umuntu, rero ndakubabariye. Ariko bitewe n'imbabazi yamuhaye, amubabarira bitavuye yani adasa nk'umucaha cyangwa se yamugiza umutima w'uneza. Bukeye mu rusengero rwe ko n'umukristo wiwe, agenda abibwiriza kandi agasa nkaho kera hamuvuga. Ngo muno ngo arimo, ngo muno arimo, ngo umwana mwiza musa gutya gutya gutya. Uwo bivuga iki nk'izo bintu? Okay, iki kintu nacyo nk'uko twabivuze ubushize, ni topic igomba kwigishwa tukayinjiramo indani, kuko tubivuze tubica hejuru ndeza ko abantu batakwakira ubumenyi bagomba kwakira, noneho ugasanga n'ibya bindi bizabisigurishije mu bantu, abantu none ntibasobanukirwe neza. Urabona ko iki cyacu mu bushize twavuze ko tuzakigarukaho, uzibuze umuntu wese ugira mentalite cyangwa se ugira imitekerereze yo kwiga, ubushake bwo kwiga, ahereye mu buryo ki twagiye tuzamuka kuri Ibrahimu, kuri Yakobo, iki cy'amategeko, noneho tukinjira mu isezerano rishaho twebwe tutakiri munsi y'iri tegeko ryabo, ahubwo tuyoborwa no kwizera kubwa Yesu Kristo waduhindukiye, noneho imigisha yose iva ku Mana. Byibuze umuntu yo kumva kameme ko hari itandukaniro rikomeye ry'ibi bintu. So bityo n'iri jambo ryo kwirega, bashaka ngo utaha tuzaganire hejuru yo kwirega no kwihana, cyangwa se kwatura no kwihana. Noneho tunarebe n'iyi ndaraza, wari uzi ko ku Banyakenya mubwiye iki kintu yo kwamatangara turabizi. Ugaca ku ndaraza, guca ku ndaraza zisobanura ngo kwama bagusemo sibyo nibiki muhamukora. Twaganira na bishop wabo turabibabwira, bamavuga ati reka da nta Munyakenya wahamagara undi ngo aje mu bicane ngo umuntu icara umuje kumusaba imbabazi. Muri Kenya ntibibaho. Ariko noneho navyo bifite ibice bitandukanye. Hari icyaha wakoreye umuntu ku wundi nagukoreye, icyo cyaha rero nico biraya ko bavuga ngo mwaturirane ibyaha byanyu kandi mubabarirane. Oya araza, noneho hakaba no kuvuga ngo tuje kwirega, tubwire umushumba ibyaha twakoreranye, iriya twebwe tuze kuzirega hano. Noneho ugasanga icyo wakoze gusa nyine waje kwirega. Kwirega urabyumva? Ntabwo turaje kwihana. Kwirega no kwisidaka, kugishitaki. Waje kugishitaki kwa pastor, ariko nta gisubizo kivamo. Kandi bavuze ngo barabikoraga ngo ibintu bigatungana, nibwo bujya na setse byatunganaga n'ibiki. So niyo mindset yakubwiraga ngo kubera ko wabibwiye pasiteri yakubabariye, n'Imana yakubabariye. Ariko se koko Imana yabaga ikubabariye? Cyo nicyo kibazo. So abantu reka tubasigaho, none uburyo tuzagaruke tuze kuvuga hejuru y'icyo kintu. Ese indaraza irakwiye kwikomeza kubaho muri ubuzima bw'isezerano risha, aho umuntu agenda akicara akavuga ibyaha bye akabibwira undi, ubundi umuntu afite ubushobozi bwo kubabarira ubundi. Noza akakubwira ibyaha byanyu akakubwira ngo mbabarira, ukambabarira atari wowe nabikosheye. Ese noza nkabwira pasiteri ngo nibye natonganye nagwanye, none mbabarira akambabarira. Wa muntu akimeze nabi, wa muntu twabikoranye ntaco namubwiye. Rero bigomba gukorwa gute? Reka tuzahagaruke
duhere hasi noneho dutandukanye kwihana cyo bita ngo ni repentance na confession. Ni ryari umuntu yatura ibyaha bye abyaturira nde kugira ngo habiki. Ese kwihana en soi repentance ni iki? Bitandukaniye he no kwatura cyangwa se kwatura ibyo byaha? None uwo munsi tuzomenya ngo guhera none ntidukwiye kuja kwatura ibyaha byacu ahangaha, ahubwo tubyatura muri ubu buryo, cyangwa se ntidukwiye kubyatura tugomba kwatura iki kindi. None ugasanga bizaduhisha kugira ubumenyi bw'ukuri ukuri bw'iryo jambo, none abazaryumva bagira ubumenyi bwose bwuzuye kubijanye naryo. So aha turabasezeranya ko tuzagaruka tukabigarukaho, tukama tubiheraho, tukabivuga mu buryo bwimbitse kugira ngo abantu bakibikora mu buryo butari bwiza bazabikore mu buryo bwiza, kugira ngo ubuzima bwabo muri Kristo Yesu bukomeze burushirizeho kugenda babwizwa bukeye nuko bwije. Murakoze guys, reka tubasezere. Yebe muze gutera commentaire wenda mu bibazo mwifuza byose. Uyu nguyu turi kumwe nawe ntawahayaja, turacari kumwe rwose. Ibibazo byose mubaza muzazandike hariya cyangwa se muduhamagare, tuzabibagezaho ibisubizo byose. Mwakoze cyane kudukurikirana, naho ubutaha. murakoze.